Ni amakuru, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bashenguwe n'urupfu rwa Murungi Apophia. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru tutabona uko dusobanura, ariko mbere ya byose ntundire dufate umwanya tubanze twihanganishe umuryango wabuze umwana wabo Apophia. Imana y'amahoro ibahe ihumure kandi ibahe gukomera mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye. Apophia asize abana bato babiri, asize akana k'agahinja. Uwakwereka amarira agahinja asize kari kurira ntabwo wabona icyo uvuga, ariko Yesu wenyine uba washimye ko bibaho abazi impamvu. Muhumure, Apophia arasinziriye yicaye iburyo bwa se. Ijambo ry'Imana riravuga ngo unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera abeho. Mwihangane kandi muhumure, mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye. Gatete, ihangane ukomere, ndabizi uri guca mu bihe bitakoroheye. Abo bana uzabarera kandi bazabaho mu izina rya Yesu Kristo, nubwo bitoroshye, ariko muhumure, mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo Yesu yatsinze urupfu. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje, ngira ngo ndaza kuza kuba nakugezaho buryo ki Apophia yaje kwitaba Imana. Ni mu buryo buteye agahinda. Abantu benshi bari gukomeza kugenda bagira ati Apophia nta n'iminsi 3 yigeze arwara, Apophia nta n'iminsi 2 yigeze arwara. Ngira ngo ndaza kuza kuba nakugezaho buryo ki Apophia yaje kwitaba Imana. Ni uburyo bubabaje, ni uburyo buteye agahinda. Yaba mu muryango wa Apophia, yaba mu muryango wa Gatete umutware wa Apophia, mu by'ukuri ni inkuru yabatunguye. Yaba n'abaturanyi, yaba n'abiganye na Apophia baratunguye cyane, kubera ko Apophia ntabwo yararwaye. Ngira ngo ndaza kuza kuba nabagezaho iyi nkuru. Ni inkuru ariko ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Ku munsi w'ejo mbagezaho inkuru y'urupfu rwa Apophia, nari nababwiye ko mu by'ukuri hataramenyekana ngo ese niki cyamwishe, ese niki cyateye urupfu rwe, cyane ko benshi ari byo bari bari gukomeza kugenda n'ubundi bibaza. Apophia ngira ngo yavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1994, yitaba Imana ku itariki nanone 23 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2025. Murumva ko Apophia Imana yari imufiteho umugambi. Apophia itariki yavutseho ni nayo yitabiyeho Imana. Ni inkuru mu by'ukuri iteye agahinda, ariko mukomere. Apophia arasinziriye, ntabwo yapfuye. Muhumure. Apophia kandi ngira ngo abantu bagiye batandukanye nyine, yaba abiganye nawe, yaba n'abari baturanye nawe, bagiye bagerageza kugenda batubwira mu mateka ya Apophia. Apophia yari umubyeyi mwiza, yari umubyeyi wubaha, ugira urukundo, usabana. Yewe yaba n'abanyeshuri biganye nawe bamutangiraga ubuhamya. Niyo mpamvu mbwira abantu uyu munsi ngo niba ukiriho nshuti yanjye mwene data, imirimo ukora hano ku isi ujye umenya ko ariyo n'ubundi igena ubuzima bwawe uzabamo nyuma yo kuva muri buno buzima tubayeho hano ku isi. Amakuru avuga ko Apophia yazize pressure. Nimvuga pressure ni ijambo donc abantu bose batapfa guhita bamenya. Donc nyine ni uguhangayika cyangwa se ni ukugira impagarara nyinshi mu mutima, impagarara nyinshi muri wowe, nyine ukumva udatuje. Ino pressure niyo bavuga ko yaje kuza kuba yatera urupfu rwa Apophia, cyane ko Apophia amakuru avuga ko nta ndwara n'imwe yararwaye. Mu by'ukuri Satani hari ukuntu ajya agira gutya
akatubabaza rimwe na rimwe, akigarurira ubuzima bw'umuntu by'akanya gato. Ariko ndagira mbabwire ngo Satani nubwo ari umurwanyi ariko ntabwo ari umuneshi. Muhumure, Yesu yatsinze urupfu. Apofia ntabwo yapfuye, arasinziriye. Nubwo mu mvugo zacu tuvuga ko umuntu yapfuye, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko nta mukiranutsi upfa, ahubwo arasinzira. Apofia rero bavuga ko Apofia ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025 aribwo hari umunsi wo gushyingura musaza we. Musaza we nawe bivugwa ko yari yiyahuye. Mu by'ukuri ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru nabona uko nsobanura, ariko ni inkuru ibabaje. Muri uko gushyingura musaza wa Apofia wari wiyahuye cyangwa se wari wapfuye yiyahuye, igihe bari aho ngaho donc kwirimbi nyine aho bari gushyingura musaza we, amakuru avuga ko Apofia nyine kubera ya pressure no guhangayika no kumva nyine adatuje no kumva nyine mu mutima we harimo imagarara, bivugwa ko yaje kuza guhita yikubita aho hasi aho ngaho kwirimbe bari gushyingura musaza we wari witabye Imana nawe yiyahuye. Hanyuma bamukura aho hasi yikubise, n'ubundi bamujyana muri koma. Muri uko kumujyana muri koma rero, amakuru avuga ko n'ubundi byarangiye n'ubundi yitabye Imana. Ariko mu by'ukuri ni inkuru navuga ko iteye agahinda mwuka byaramo. Apfushije musaza we, nawe agiye amukurikiye. Mu by'ukuri sinzi ukuntu nabivuga, ariko birababaje no kuri kw'Imana. Umuryango wose muri rusange ufite aho uhuriye na nyakwigendera Apofia ndetse n'umutware wa Apofia Gatete n'abana be 2 asize, Uwiteka abahumurize mu bihe nk'ibi ngibi muri gucamo. Ngira ngo Apofia benshi bari bakunze kumwita Mama Liza, yaramenyerewe ku izina rya Mama Liza. Apofia ni umubyeyi wakundaga Imana, wakundaga gusenga. Rero bikaba binateganijwe ko Apofia uyu munsi ku itariki ya 25 uyu mwaka nyine wa 2025, uyu munsi nibwo nimugoroba guhera saa 11 na saa moya gutyo nibwo hari bube umuhango wo kwizihiza ubuzima n'amateka byaranze nyakwigendera Apofia. Hanyuma ku itariki 26 ubwo ejo nibwo ku itariki ya 26 nibwo Apofia azashyingurwa n'ubundi hariya i Nyagatare. Ubwo ngira ngo abantu batuye Nyagatare barahumva kwirimbi rya Barija. Ubwo abatuye aho ngo Nyagatare murahazi. Nukuri abari hafi y'uno muryango mu busange, mu buhumurize, mu bahumurize, mu bafate mu mugongo. Apofia yasize abana bato cyane. Umwana w'imyaka 3 aba ari umwana muto cyane. Aba ari umwana muto cyane asize Mana yanjye sinzi ukuntu nabivuga. Ni inkuru ibabaje. Mwumve amarira n'imiborogo uyu mwana w'agahinja asigaranye. Arikurira kubwo kubura mama we. Namwe muhite mwibaza nyine nk'umuryango mwumve ibikomere bafite. Barakomerewe, ariko twebwe turi abantu, ntabwo twabona icyo tubabwira kugira ngo muhumurizwe. Ariko Kristo wenyine nyiri humure ryose, utanga ihumure, abahumurize kandi abakomeze mu bihe nk'ibi ngibi bigoye muri gucamo. Uwiteka nyiri humure ryose
azi impamvu ibi byose biri kuba, byose turabyemerewe ariko siko bitugirira umumaro. Rero muhumure, Uwiteka ababere umucyo, Uwiteka ababere ubwugamo, Uwiteka ababere inkomezi muri ibi bihe muri gucamo bitoroshye byo kubura umwana wanyu Apofiya. Ariko niba mufite ibyiringiro by'uko nyuma y'ubuzima tubayeho hano ku isi hari ubundi buzima tuzabaho, muhumure, mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Apofiya muzongera guhura, mwishime kandi museke.